hano muri gahunda rero turi kumwe na Tuyisenge Jean de Dieu agiye gufasha mu isengesho, turi kumwe na Tuyisenge Celestin yabereye igitaramo, ndetse turi kumwe na Rwaneza Jean Claude akaba ari umubwiriza tugiye kumarana ibyumweru bibiri Imana yatumye kugira ngo abashe gusangiza ijambo ry'Imana kandi ari kumwe n'umufasha we. Reka rero tuvuge ko Claude na madamu we baje abashyitsi bakaba bazi maze isengesho maze yakire madamu we iri Claude na madamu we Rwaneza Jean Claude, reka bakupeperaniro maze tubakire, turabakira mu izina rya Yesu. Imana ibamugisha kugira ngo igihe twakoraga amavuna muri itarafunga nibo bayadufungiye babyita gutyo, korona ntibyatangajwe, none mu gihe bigiye kuri gahunda nibo mugiye kudufunguye, uretse idafunze rero arafunguye. Imana ibamugisha kugira ngo turi kumwe n'abakuru baturutse ahasengera, ntabwo ndi kubona aho bicaye bari mu ijuru, yego ijuru baje bose baturutse kare, baje kureba agiye gutanga sifura, reka no kudutura mu ikaze babarebe maze gusoza iteraniro, reka babakire, turabakiriye mu izina rya Yesu. Imana ibamugisha. Bigaragaza ko ubufatanye burya iyo umuntu tubigize agiye kubivuga ahandi ukamuherekeza mu bigaragaza ko biturabagariba. Twakiriye abakuru b'itorero, abajyanama, abantu bose banga muri iteraniro, twakira abakameramani bagiye kudufasha gufata ibiri kubera ahangaha, mwese turabakiriye. Imana ibamugisha. Tugiye kuvuga turi indirimbo ya 204, nitumara gusenga ndasaba amahoro ko mugiye kujyana no kutayite igitambo tukerewe kandi tugateganyije gusura abamusenga. Bishatse kuvuga iki rero? Tukimara kuririmba indirimbo yo gusenga, kora igihe n'iki iragaruza gutunganya ibyo gusubizaso abanyanya n'ukubona no kubona bitondetse ibyo bivuga vuba, noneho muradukunda indirimbo 3 zihuse, nimurangiza kurarambura indirimbo 3, niturangiza turashiraho kora tabazi indirimbo 3, nimara kuzirangiza ndaze kuba gahunda y'abashyitsi bagiye kuririmba ndetse n'izindi tugiye gukurikiza. Ziranambere no kuzishobeka, batazishobetse ni ukubagamira kandi kubasoza yamaze kwagera igice cya nyuma murajya mukiribana na bafure kugira ngo mutarabika bikobazi ntabwo kurushaho kuba hasi bituhereza bagenzi banyu. Nibwo tugiye gukora gafite hejuru indirimbo ya 204. Turasabira amakuru agiye guhagarara imbere y'umwami ameze ubutumwa bwiza akoresha n'ubutumwa. Turasabira umubwiriza ugiye kumara ibyumweru bibiri avuga ku bwawe Mwuka Wera azaboneka. Turasabira iteraniro ryose rizumva ubutumwa buturutse mu nyandiko zera kugira ngo Mwuka Wera azavomere ibyo tugiye kubiba
kandi umusozo w'urugendo uzatuma kwipimisha. Uyu munsi twanditse ubujuje kugira ngo zigoteye ibiteraniro byose kandi byose birimo kubyifuza tuzikwize mu izina rya Yesu. Reka dusabe abiza kugira ngo akomeze kuryoherwa na kino gitaramo kandi tubumwe, kandi abaragira icyifuzo cy'indirimbo turaza kuzibaha. Ndabizi neza ko izi ndirimbo atari nyinshi, muragenda mwandika udupapuro turaza kuzibasangiza. Iki gitaramo rero abashaka kuzagikurikira neza muzajye ku rubuga rw'itorero rya Kimisagara, Kimisagara SDA Church, kuri YouTube channel yacu y'itorero muzagisangaho. Ubwo ndavuga mwebwe muri aha ngaha kuko nandi mwagikurikirana mugiye kukireba, ariko yaba ejo cyangwa ejo bundi muzajye kuri urwo rubuga, iki gitaramo muzagisangaho. Reka rero dusabe ko aragiye n'iki kugira ngo baseruke. Ubukwe bw'umugeni Laodikiya burimo akavuyo ndabarahiye. Ubukwe bw'umugeni Laodikiya burimo akavuyo ndabarahiye. Ubukwe bw'umugeni Laodikiya burimo akavuyo ndabarahiye. Umugeni azi ko yarimbye atazi ko yambaye ubucabari. Ubukwe bw'umugeni Laodikiya burimo akavuyo ndabarahiye. Umugeni azi yuko ari umukire kandi ari umutindi wo kubabarirwa. Ubukwe bw'umugeni Laodikiya burimo akavuyo ndabarahiye. Umugeni aribwira bitabaho ubwo nako umukwe azanjyana. Ubukwe bw'umugeni Laodikiya burimo akavuyo ndabarahiye. Laodikiya we, Laodikiya we, Laodikiya we, uri umugeni uteye agahinda. Laodikiya we, Laodikiya we, Laodikiya uyu mugeni ateye agahinda. Tega amatwi nkubwire Laodikiya, tega amatwi nkubwire Laodikiya. Laodikiya dore urwaye amaso kandi umukunzi wawe ahumura impumyi. Tega amatwi nkubwire Laodikiya, tega amatwi nkubwire Laodikiya. Laodikiya wambaye ubusa kandi umukunzi wawe atanga umwambaro. Tega amatwi nkubwire Laodikiya, tega amatwi nkubwire Laodikiya. Laodikiya dore uri umutindi kandi umukunzi wawe niwe rugaba. Laodikiya tuvuga si igihugu, Laodikiya tuvuga ni itorero. Itorero naryo si inyubako, itorero ni njye, itorero ni wowe. Turabageni, turabageni, umukwe dutegereje ni Kristo wanesheje.
turi akazuyazi uhamya ibyo yanzuye ko agiye kuturuka ariko Laodikiya dufite umukunzi aratugira inama umwami Yesu aratugira inama umwami Yesu aratugira inama umwami Yesu aratugira inama kugira ngo uze ungureho umuti wo gusiga ku maso. Haleluya. umwami Yesu aratugira inama umwami Yesu aratugira inama. Laodikiya wibwira yuko wambaye nyamara umwamara kugira inama ngo uzumugureho umwambaro mwiza uhishe isoni z'ubwambure bwawe. Ntiwumvira inama y'umugabo wo guhamya urabuhirwa. Umvira inama yo guhamya mu izina rya Yesu. umwami Yesu aratugira inama umwami Yesu aratugira inama. Laodikiya rero ugaragara nkaho uri umukire kandi uri umutindi wo kubabarirwa. Ndakugira inama yo kugira ngo uzungureho izahabu yacuriwe mu ruganda maze ubashe kwita umutunzi. Haleluya. umwami Yesu aratugira inama umwami Yesu aratugira inama umwami Yesu aratugira inama. Tumaze kumvira tugirwa ntateka na rimwe tuzacirwaho. turabageni umukwe dutegereje ni Kristo wanesheje. Iyavuze rimwe byose birumva ahindukirira gutabara abashavuye. Namubonye shobewe manitse amaboko ibyo yankoreye bizamura ku mutima. Mikayeli iyavuze rimwe byose birumva ahindukirira gutabara abashavuye. Namubonye shobewe manitse amaboko bacunga ku masaha ko nshira mu mwuka. Abanje bamaze kurira bihanaguye. Yesu arambwira ati baho none ubundi ho. Mikayeli iyavuze rimwe byose birumva ahindukirira gutabara abashavuye. Namubonye shobewe manitse amaboko ibyo yankoreye bizamura ku mutima. Mikayeli iyavuze rimwe byose birumva ahindukirira gutabara abashavuye. Namubonye shobewe manitse amaboko ibyo yankoreye bizamura ku mutima. Ndi mu ishyamba ry'inzitane n'imvura nishi. Satana yoboye igitero simusiga. Nta cyizere cyo kubaho njyewe nari mfite. Yesu anshyira mu gituza cye none ndiho. Mikayeli iyavuze rimwe byose birumva ahindukirira gutabara abashavuye. Namubonye shobewe manitse amaboko
ibyo yankoreye bizampora ku mutima. Mikayeli yavuze rimwe byose birumva, ahindukirira gutabara bashavuye, namubonye shobewe manitse amaboko, ibyo yankoreye bizampora ku mutima. yampaye abana nsabiye abatabafite, yarangaburiye nsabiye abashonji bose, mu byo yampaye hari igihatsi ibindi byose, yampaye agakiza n'amahoro y'umutima. Mikayeli yavuze rimwe byose birumva, ahindukirira gutabara bashavuye, namubonye shobewe manitse amaboko, ibyo yankoreye bizampora ku mutima. Mikayeli yavuze rimwe byose birumva, ahindukirira gutabara bashavuye, namubonye shobewe manitse amaboko, ibyo yankoreye bizampora ku mutima. 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 Mikayeli yavuze rimwe byose birumva, ahindukirira gutabara bashavuye, namubonye shobewe manitse amaboko, ibyo yankoreye bizampora ku mutima. Ariko se ubwoba ni bwinshi, ikirura kiziri bubi, nkomeje kubara mbona icyenda n'icyenda, imwe cyamaze kuyivugana, mpagaze mu rwuri ndaranganya amaso, mu nama zanjye ntabwo ari sawa, agahinda ni kose ubwoba ni bwinshi, ikirura kiziri bubi, nkomeje kubara mbona icyenda n'icyenda, imwe cyamaze kuyivugana, 99 nimwumve, nimukenyere mwifubike tugende, kuko iyi nama yasimiye ari iyacu. Natanayeli ndagukunda, ngwino dusangire ibyiza byo mu rwuri. 99 nimwumve, nimukenyere mwifubike tugende, kuko iyi nama yasimiye ari iyacu. Natanayeli ndagukunda, ngwino dusangire ibyiza byo mu rwuri. Mubona n'uyu munsi nuko Yesu yanzanye mu rwuri rwe, mu nzu yawe data ndaharuhukira, nkumva ibibazo birakemutse, Satani nabyumve nateze gutsinda, nabo yajyanye Yesu azaba. 99 nimwumve, nimukenyere mwifubike tugende, kuko iyi nama yasimiye ari iyacu. Natanayeli ndagukunda, ngwino dusangire ibyiza byo mu rwuri. 99 nimwumve, nimukenyere mwifubike tugende, kuko iyi nama yasimiye ari iyacu. Natanayeli ndagukunda,
ngwino dusangire ibyiza byo mu Natanayeli hunga ikirura ngwino dusangire ibyiza byo mu Natanayeli hunga ikirura ngwino dusangire ibyiza byo mu Natanayeli hunga ikirura ngwino dusangire ibyiza byo mu rwuri Natanayeli hunga ikirura ngwino dusangire ibyiza byo mu rwuri Natanayeli hunga ikirura ngwino dusangire ibyiza byo mu rwuri Natanayeli hunga ikirura ngwino dusangire ibyiza byo mu rwuri umutima wo gusobanukirwamo ibyo dutunze byose twabihawe nawe natwe ubwacu nituri abacu ngo twigenge ture gukiranuka muri byose data hari ikintu nibaza umutima ngashoberwa mbese mujya witegereza umwana mutoya umuzanira umugati nyamara wamusaba agashyiraho mu mugongo uko niko abantu bamwe bari Imana irabaha nyamara bakayima Imana duhe umutima wo gusobanukirwamo ibyo dutunze byose twabihawe nawe natwe ubwacu nituri abacu ngo twigenge ture gukiranuka muri byose data Mana duhe umutima wo gusobanukirwamo ibyo dutunze byose twabihawe nawe natwe ubwacu nituri abacu ngo twigenge ture gukiranuka muri byose data Imana iravuga iti zana icya cumi n'amaturo inzu yanjye nayibonekemo ibyo kurya mu gihe uje gusenga ujye wibuka ituro ntukaze imbokoboko bwirika y'ubutoriza nukorere Imana ireba umutima uritanganye Mana duhe umutima wo
gusobanukirwa ibyo dutunze byose twabihawe nawe natwe ubwacu nituri abacu ngo twigenge duhe gukiranuka muri byose bya hafi mana duhe umutima wo gusobanukirwa ibyo dutunze byose twabihawe nawe natwe ubwacu nituri abacu ngo twigenge duhe gukiranuka muri byose bya hafi tujye twibuka ibyo dutunze byose twabihawe n'Imana kandi dusaba kimwe n'icumi naho icyenda bisigaye n'ibyacu dusaba nibuduha reka ubugugu umuhe kuko nawe waguha kandi waduha mbere yuko tumusaba Mana duhe umutima wo gusobanukirwa ibyo dutunze byose twabihawe nawe natwe ubwacu nituri abacu ngo twigenge duhe gukiranuka muri byose bya hafi Mana duhe umutima wo gusobanukirwa ibyo dutunze byose twabihawe nawe natwe ubwacu nituri abacu ngo twigenge duhe gukiranuka muri byose bya hafi Mana duhe umutima wo gusobanukirwa ibyo dutunze byose twabihawe nawe natwe ubwacu nituri abacu ngo twigenge duhe gukiranuka muri byose bya hafi yavuze ko turi kumwe ntidutinye urugamba umwazara turasa ariko akahagoboka ntidukwiye kugira ubwoba turi kumwe na Yesu none kubona usubira inyuma urugamba kandi rugeze aho rwari rugiye kurangira ntamureka ngwino ku rugamba utazitwa ikigwari
nikitagihera yavuze ko turi kumwe nidutinya urugamba umwazara turasa ariko Yesu akahagoboka ntidukwiye kugira ubwoba turi kumwe na Yesu burya icyo Imana yavuze nikitagihera yavuze ko turi kumwe nidutinya urugamba umwazara turasa ariko Yesu akahagoboka ntidukwiye kugira ubwoba turi kumwe na Yesu Ipekamba n'umwami wanje igihombo mbabwire kuzabuyayo nshuti yanjye haranira kuzabayo icyo Imana yavuze nikijya gihera yavuze ko turi kumwe nidutinya urugamba ntidukwiye kugira ubwoba turi kumwe na Yesu burya icyo Imana yavuze yavuze ko turi kumwe nidutinya urugamba umwazara turasa ariko Yesu akahagoboka ntidukwiye kugira ubwoba turi kumwe na Yesu yavuze ko turi kumwe nidutinya urugamba umwazara turasa ariko Yesu akahagoboka ntidukwiye kugira ubwoba turi kumwe na Yesu burya icyo Imana yavuze nikijya gihera yavuze ko turi kumwe nidutinya urugamba umwazara turasa ariko Yesu akahagoboka ntidukwiye kugira ubwoba turi kumwe na Yesu burya icyo Imana yavuze nikijya gihera yavuze ko turi kumwe nidutinya urugamba umwazara turasa ariko Yesu akahagoboka ntidukwiye kugira ubwoba turi kumwe na Yesu ntidukwiye kugira ubwoba turi kumwe na Yesu abatuye isi bose bamenyaga ko mu ijuru hari Imana yumva abana bayoba yitabaza bagashakiye amahoro mu bandi bantu nkabo ikibabaje babarya ibyabo bagasigara amaramasa Yesu niwe gusa utanga amahoro yo mu mutima nta kiguzi we adusaba aduhera ubuntu tumwimike mu mitima yacu nacyo tuzamuburana n'ukuri
Yesu niwe gusa utanga amahoro yo mu mutima nta kiguzi we adusaba aduhera ubuntu tumwimike mu mitima yacu ntacyo tuzamuburana kandi ntagihinduka kuri bo ibyabo byose n'amaganya Yesu niwe gusa utanga amahoro yo mu mutima nta kiguzi we adusaba aduhera ubuntu tumwimike mu mitima yacu ntacyo tuzamuburana n'ukuri ntacyo Yesu niwe gusa utanga amahoro yo mu mutima nta kiguzi we adusaba aduhera ubuntu tumwimike mu mitima yacu ntacyo tuzamuburana n'ukuri ntacyo Yesu aragushaka tutireka kuba inzererezi garuka mu mukumbi inshuti ibyo waburiye hanze aho ngaho mu rugo birahari icyo usaba no kugaruka ibyo wabuze uzabibona Yesu niwe gusa utanga amahoro yo mu mutima nta kiguzi we adusaba aduhera ubuntu tumwimike mu mitima yacu ntacyo tuzamuburana n'ukuri ntacyo Yesu niwe gusa utanga amahoro yo mu mutima nta kiguzi we adusaba aduhera ubuntu tumwimike mu mitima yacu ntacyo tuzamuburana n'ukuri ntacyo Yesu niwe gusa utanga amahoro yo mu mutima nta kiguzi we adusaba aduhera ubuntu tumwimike mu mitima yacu ntacyo tuzamuburana n'ukuri ntacyo See
bwacu ariko ntibikuye w'igisuzuguriro ko waneshejwe turakumenyesha ko wowe Satani watsinzwe nubwo ugerageza ukabirindira kubizera rimwe na rimwe ukatwambura ubuzima bwacu ariko ntibikuye w'igisuzuguriro ko waneshejwe
tuzi kwaza twambutsa Yorodani akadutuza i Kanani aho niho tuzagera tukaruhuka ntabwo tuzongera kwibuka iyi si ukundi tuzaba twabaye ibikomangoma mu bwami bwa Data wa twese kuko tuzaba twahinduwe bashya. ndashaka kubumvisha umwimerere wa korali Tabaza mwawumvise rero bafite amajwi meza cyane. Reka dushimire amakorali yose abashe gutambuka. turi guhamagara abari ishyanga ryera ngo batambuke nabo mu ndirimbo nziza enye baduteguriye maze bazikubiteho. Reka dukomeze dushimire itorero rya Gisagara kuba yadufashe gutuma neza kugira ngo n'ingokozi mu gitondo. Reka rero twumve n'iyi korali mu ndirimbo zabo nziza enye ishyanga ryera baturutse urutonde rw'abakiriya bitwa turagira bari kuzibahuje.
ameze nk'izigucungura umuntu wari wijanditse mu byaha ntitugire imbata za satani turabana uhoraho mbega ukuntu byari kuba byiza isi itaza kuba mu icyaha abantu twari kuba duhuje twizeriya duhanze none nimwirebera ukuntu isi yagushije ishyano ariko nshuti niduhumure Yesu yaradutsindiye mbega ukuntu byari kuba byiza isi itaza kuba mu icyaha abantu twari kuba duhuje twizeriya duhanze none nimwirebera ukuntu isi yagushije ishyano ariko nshuti niduhumure Yesu yaradutsindiye ariko nshuti niduhumure Yesu yaradutsindiye ariko nshuti niduhumure Yesu yaradutsindiye butagira akagero twagiriwe n'umwami Yesu yafashe akamero k'umuntu wacumuye akatigurwa gupfa baruharwa turacungurwa n'ukuri nimba zacu nizo yishyizeho imibabaro yacu niyo ikoreye yaducunguye kera tutaramenya iyo bijya aho tubimenyeye tumuha icyubahiro n'ukuri nimba zacu nizo yishyizeho imibabaro yacu niyo ikoreye yaducunguye kera tutaramenya iyo bijya aho tubimenyeye tumuha icyubahiro wapfira mugenzi we wenda byashoboka ku muntu yapfira umunyangeso nziza ariko Kristo we dukesha kubaho tukira abagome yemeye kutubambirwa n'ukuri nimba zacu nizo yishyizeho imibabaro yacu niyo ikoreye yaducunguye kera tutaramenya iyo bijya aho tubimenyeye tumuha icyubahiro n'ukuri nimba zacu nizo
yishyizeho imibabaro yacu niyo yikoreye yaducunguye kera tutaramenya iyo bijya aho tubimenyeye tumuha icyubahiro yacunguje amaraso nimuze tumuramye tumurate kuko kubaho kugeza uyu munsi niwe abamwizera mwese mugume mu kwizera umunsi uri bugufi twibanire imbonankubone nukuri nimba zacu nizo yishyizeho imibabaro yacu niyo yikoreye yaducunguye kera tutaramenya iyo bijya aho tubimenyeye tumuha icyubahiro nukuri nimba zacu nizo yishyizeho imibabaro yacu niyo yikoreye yaducunguye kera tutaramenya iyo bijya aho tubimenyeye tumuha icyubahiro nukuri nimba zacu nizo yishyizeho imibabaro yacu niyo yikoreye yaducunguye kera tutaramenya iyo bijya aho tubimenyeye tumuha icyubahiro gukiranuka kuzabamo imibabaro izaba yashize tuzibera mu byishimo dutegereje ijuru rishya n'isi nshya ibyo gukiranuka kuzabamo imibabaro izaba yashize tuzibera mu byishimo tuzirirwa mu isi ariko rwose ntituyiruremo hari n'umutima
rishya n'isi nshya ibyo gukiranuka kuzabamo imibabaro izaba yashize tuzibera mu byishimo dutegereje ijuru rishya n'isi nshya ibyo gukiranuka kuzabamo imibabaro izaba yashize tuzibera mu byishimo dutegereje ijuru rishya n'isi nshya ibyo gukiranuka kuzabamo imibabaro izaba yashize tuzibera mu byishimo dutegereje ijuru rishya n'isi nshya ibyo gukiranuka kuzabamo imibabaro izaba yashize tuzibera mu byishimo 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 twifuza kubabwira izina rya Yesu ni izina riryoshye rirahambaye riruta amazina yose ariho ndetse n'azabaho iryo zina turyogeze kuko ni irya mbere izina rya Yesu umunara muremure risumba amazina yose uko ariho izina mu ijuru narindi zina twakirizwamo atari wowe Yesu abicyubahiro izina rya Yesu ni umunara muremure risumba amazina yose uko ariho mu isi no mu ijuru narindi zina twakirizwamo atari wowe Yesu abicyubahiro
indwara izo arizo zose, indwara z'umubiri n'iz'umutima, bisubizamo intege umuntu unaniwe wese, byirukana abadayimoni bagatatana. Izina rya Yesu ni umunara muremure pe, risumba amazina yose uko ariho, mw'isi no mw'ijuru nta rindi zina twakirizwamo atari wowe Yesu abw'icyubahiro. Izina rya Yesu ni umunara muremure risumba amazina yose uko ariho, mw'isi no mw'ijuru nta rindi zina twakirizwamo atari wowe Yesu abw'icyubahiro. Dukunda kwitwa amazina meza ngo tubibirangirire tumewe na benshi, ariko namo dufite izina gisa n'irya Yesu. Yesu uri uwa mbere urahebuje. Izina rya Yesu ni umunara muremure risumba amazina yose uko ariho, mw'isi no mw'ijuru nta rindi zina twakirizwamo atari wowe Yesu abw'icyubahiro. Izina rya Yesu ni umunara muremure risumba amazina yose uko ariho, mw'isi no mw'ijuru nta rindi zina twakirizwamo atari wowe Yesu abw'icyubahiro, atari wowe Yesu abw'icyubahiro, atari wowe Yesu abw'icyubahiro, atari wowe Yesu abw'icyubahiro. barakoze kuri ishyanga ryera. Iyi ndirimbo ndayibatuye, ndaza kongera kuyibaha mu kanya niba murayishimye. Mu kanya ndajya kuyibaha, ubwo bayitegura muraza kwisubiramo muri gahunda y'indirimbo zasabwe. Reka dushimire amakorali yose yadufashije muri kano kanya twari turimo dutaramira Imana. Mu ijuru tuzaririmba gusa, no mu ijuru tuzasigarana ndetse turamya Imana. Iyo mwimenyereza kuririmba mu ndirimbo, burya indirimbo iririmbwe neza mu by'ukuri iba ari isengesho ry'abaririmbyi baba basenze kugira ngo dusengane kandi tubane muri iryo sengesho. Ibyifuzo bavuze mu ndirimbo biba ari ibyifuzo kubashyigikiramo twese tubisangiye. Tugeze mu wundi mwanya, indirimbo zasabwe zo mukomeje kugenda muzisaba, turaza kuzibaha. Tugiye mu mwanya w'amafuna, ndagira amafuna nyirizina, ariko ndagira ngo mbere y'uko izavuka bategurana hano uri imbere abadiyakoni, ndasaba umuzayikorwa w'itorero kugira ngo atambuke afungure ibivuna ku mugaragaro, maze aduhere ikaze umubwiriza. Tugiye kumarana ibyumweru bibiri hamwe n'amakuru yacu ya Kimisagara n'andi twagiye tubatumirira, turaza kubagezaho gahunda mu kanya ukuntu tuzakora muri byumweru bibiri. Reka rero dusabe Twagirimana David aze adufungurire aya mafuna ku mugaragaro.
Isabato nziza. Isabato nziza. Ndabona mwanezerewe ntabwo nirirwa mbibabaza. Imana ibaha umugisha. Reka twishimire ibihe byiza turimo. Reka twishimire ko Imana yacu nta kitakoze ngo tubone agakiza. Reka twishimire ko Imana yacu itwihanganira kugira ngo hatagira n'umwe urimbuka. Ihora itugira inama, ihora iduteganyiriza ibyo kurya, yaba iby'umubiri n'iby'umwuka, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Twishimiye ko muri ibi bihe duteganirije ibyigisho bigiye kumara ibyumweru 2. Nabonye Claude ndanezerwa. Claude turi kumwe hano muramwibuka, sinzi niba abantu babyibuka. Niwe watangaje bwa mbere ko tugiye kuguma mu rugo aho twari twicaye tumuhindura umusazi. Tuti buriya bikuye he? Murabyibuka? Aho twari turi kumwe murabyibuka? Yaratubwiye ati iri ni iteraniro rya nyuma mukaguma mu nzu, ariko amakuru Claude sinzi aho wari uyakuye. Yarayakuruye yihuta cyane. Ahita abitubwira. None ni nawe twongeye gutangirana amavuna y'ibyumweru 2 kuva Imana ikinguye inzugi. Imana yacu ni nziza. Twari twamugize umugisha kuwiteka tubikuye ku butumwa yaratuzaniye kuko twari dushoje umubatizo. None twongeye kugirira umugisha kuwiteka n'ubundi butumwa bunyuze muri we, ubwo twizera tudashidikanya ko hari umugabane munini ugiye kumenya gusobanukirwa no kuva mu byo wari urimo, maze ukongera kumurikirwa n'umucyo w'Uwiteka. Claude, Imana iguhe umugisha. Reka tugushimire ko ubutumire bwacu wabwakiriye, kandi reka ngusabe n'umudamu wawe mushimira. Reka ngusabe uhaguruke, kandi nsabe n'umudamu wawe ahaguruke. Madamu, tugushimiye ko ugiye kumuduha ibyumweru 2. Muze hano murebe imbere, maze tubashimire n'abizera, kandi tubizeze ko tuzabana namwe. Se mwamfasha tukabashimira. Imana ibaha umugisha. Abadamu bemera gutanga abagabo babo iminsi 15 ni bangahe? Ariko uyu nguyu aramutanze, Uwiteka guhire. Ariko aramutanze ngajye mu murimo. Uwiteka abaha umugisha. Mu izina ry'itorero rya Kimisagara, mpagaze mu mwanya wa pasiteri w'intara ya Kigali, Sendago Esron. Ari mu butumwa bundi nk'ubu, kandi yansabye kumuhagararira kugira ngo mfungure aya mavuna ku mugaragaro mu izina ry'itorero agiye kumara ibyumweru 2. Ese birabanejeje? Abo bibabaje bari he? Abo bibabaje ntabo kandi batsindwe mu izina rya Yesu. Reka twishimire ko bana namwe, kandi twiteguye gutegera amatwi ijambo ry'Imana rizanyura muri mwe. Uwiteka azabarinde, natwe turinde kugira ngo tubashe kuza. Uwiteka azabaho umugisha, kandi tuzawusangire mu gihe tuzaba turi kumwe, kandi azatubashishe icyo Uwiteka avuga muri ibi bihe biheruka mu izina rya Yesu. Mukomeze umurimo, kandi turi kumwe, ntabwo tuzabatererana.